Nyiringanzo ni umwanya mwiza wo kuvuga amateka yimbitse y'abahanzi bo hambere. Dusigasira ibyo basize kugira ngo bitazimira. Yemwe mwe mubitse ubwenge nimuhaguruke mumurike inzira iboneye. Abahanzi bo hambere nibubahwe bahabwa agaciro. Sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka. Nkuko twabyifuje kenshi, uyu munsi twifuje ko tuganira ku muhanzi akaba umupadiri wari ukomeye cyane mu buhanzi nyarwanda. Uwo nta wundi ni Padiri Byusa. Ndi kumwe n'abatumirwa uyu munsi, twifuje ko tubana nabo muri iki kiganiro. Ndagira ngo mbahe ikaze rero muri studio za Kate Radio. Muraho neza? Muraho. Murakomeye cyane? Turahera kuri nditswe, turahera ku mukuru cyangwa duhera ku mutoya. Ariko bose ni bakuru. Ariko umukuru umenya ari ubanza. Ntacyo. Yego. Ndi Mbonimana Gamaliere. Mbonimana Gamaliere, yego. Ari wabongeraho professeur. Yego ni ngombwa ariko. Turagushimiye cyane. Mu kiruhuko cy'izabukuru. Ugeze mu myaka ingahe? Ndi muri 88, ndi hafi 90. 88. Zukari nyinshi cyane. Inaribonye. Twabonye byinshi. None urumva ubu ngubu turi kuganira n'umuntu ufite iyo myaka. Ni ikintu gikomeye cyane. Ubwo abantu bashobora kuvuga bati kuki watumiye Mbonimana Gamaliere? Ubwo ni wowe uyizi. Iyi mpamvu ndagira ngo abantu bamenye ese azite apfana iki na Padiri Byusa. Ubwo nagira ngo tubwire ukuntu uzi Byusa ho gakeya kugira ngo noneho abantu bamenye impamvu. Dupfana muzika. Umufana muziki. Muzi ndi umwana. Uri umwana? Ndi umwana rwose muri école primaire Kabgayi. Muri za 44. Yewe data. 44-45. Ubwo ni ukuvuga nubwo tutaramenya ngo Padiri Byusa afite imyaka ingahe n'urungano rwawe? Oya. Yewe nari umwana, we ari padiri. Umuntu tuvuga ni umuntu wavutse kera cyane gutyo? Yavutse mu 1910. Nibyo hari ubwo wavutse muhe mwaka we kugira ngo imibare? 33. Yakurutaga bigezaho? Yari muzi ari padiri genda umwana wiga primaire. Muri za 44 cyane cyane. Ubwo nigaga Kabgayi. Ariko ndi umwana ariko shamadutse gatoya kuko muri 43 ndi mwana wa 6 batoranyijwe kuririmba indirimbo kuri batisimu y'umwami Mutara Rudahigwa. Nibyo? Indirimbo misa irangiye basohoka inzogera zivuga ibyo bita kariyo n'ingoma n'ibiki, natwe turirimba muri urwo rwunge. Yego. Ubwo turabana hanyuma umenya we umuzi ataravuga ngo ni isaro mufitanye, umuzi kubera nubwo namumenye tugenda tumenyekana ndi muri korale n'ibindi amatariki yenda nakubwira cyane. Muri 45 ya batashye misiyoni, ubu ngubu bavuga paruwasi ya Byimana. Nabwo twigisha indirimbo nka 5-6 turajyana mu Byimana, turaririmba yitwa ingoro y'Imana itatse Byimana. Tukagenda n'amaguru, yigeze no kugera iwacu imuhira. Urumva ko muraziranye cyane. Tugaruke noneho ku wundi mutumirwa wacu.
n'ibindi banze mbashimire yego ku butumire bwanyu nitwa Rusine Dr Rusine Jean Baptiste yego nkaba Padiri Eustache Byusa muze nyivuka ukivuka no kuvuga ngo wahise umumenya yego no kumuherekeza naramuherekeje muri 1985 yego ubwo navutse 57 yego mvukira Imbasa muri Nyaruguru umurenge ubu ni muri murenge wa Kibeho naho nabatijwe uretse ko nahahungiye nawe urahungishirijwe ndi gatoya afite imyaka 4 bwose byose urumva ni marume ni musaza wa mama wawe neza n'imfura ya sogokuru bene mpinga ndi bubigarukeho yego noneho muzi nyine nka marume nkamumenya nka padiri nkamumenya nk'umunyarwanda nkamumenya kandi n'umunyeshuri wize hamwe muho yigishije muzika yego ni ukuvuga ko mwembi muri abanyamuzika oya sinize muzika ariko ryari isomo mu buryo twigishwaga ariko jye nahageze byose yarahavuye twigishwa n'umuzungu wamusimbuye mu Birigi muri Collège du Saint-Esprit y'Abajesuite Bujumbura Burundi Gamaliel ari wita kureba akahita yumva isano mufitanye noneho reka dutangire kuri ku mateka ye duhere ni mwene nde Padiri Byusa Padiri Byusa avuka mu muryango mugari kandi ugera kure nkundire sinshaka kuhina yego muvuge wese ntabwo tubishaka kuvuge wese Byusa avuka mu muryango w'abenegitori abanyiginya mu muryango w'abenegitori bwumve n'uwo muryango w'ukomoka yego urabizi ubwo ngubwo nuko kwibutsa gusa ni uw'abenempinga yego wa Rwamamara rwa Sentama ya Burengera rwa Musoni wa Kabeba ka Byambi bya Shumbushu ya Ruherekeza rwa Zuba ya Gitore cya Kigeri Mugabanya igisekuru cye ni ibwami bigeze aho ngaho ubwo wumvise kwase twanye nabiri hafi cyane ubwo naho urajya kutubwira no kuvuga ngo izina rya se yitwa Benempinga yitwa Pierre Claver Benempinga isi nyina kitwa Rose Rugene Rose Rugene rero akaba Rose Rugene wumve akaba wakarara ho ni hafi yego ka Rwabugiri Kigeri wa kane Rwabugiri ako kanya bivuze ko hari Musinga hari bakitatire n'abandi bene Rwabugiri bari base wabo wa Rose Rugene nyine wabyose bari basekuru yewe uwo ni Padiri Byusa yavutse muhe mwaka 1910 nkuko Prof Gamaliel yabikubwiye yego avukira ikirwa ni he muri Kayenzi ubona umurenge icyo gihe yari komine ngira ngo Kayenzi kabiri mu karere ka Kamonyi ari naho baturuka indirimbo zivuze kumva indirimbo ya Kamonyi nziza singizaga iwabo impamo y'Imana ni ukuva Kamonyi yari iki imbere ku buryo yayiririmbye yari akarere yari komine yari Gamaliel nyibutse Kayenzi yari komine oya ntabwo Byusa uko mbibona ntabwo ahimbiye iyo ndirimbo siniyenda bikubwira siniya n'amagambo yashyize ku ndirimbo yari isanzwe ntababizi indirimbo y'indage
indage yewe none amagambo niyo y'ikinyarwanda amagambo nayi ritime ariko niyo uvuga warumbarije Kamonyi ntabwo rero yaririmbye Kamonyi ya komini cyangwa ibiki iyo mibereho yaririmbye Kamonyi y'ibwami Kamonyi ni hakuru ni kwa Yuhi Mazimpaka ibwami yavuga ati Kamonyi nziza nkumbuye mu rwo w'abami nsingiza mu rwo w'abami nsingiza ubyumva se ibyo ntibihagije ariko hari icyo uvuze kiri cyo nanone mu banyarwanda nyine biramye Kamonyi nziza niya Byusa ariko Byusa yari afite bya bindi byo n'ubupfura turi bugaruke cyane n'aho buvoma ubwe yaranyibwiriye avuga ati hari indirimbo nyinshi hari muziki itagira uko isa mu Badage kuko yize muri conservatoire Vienne ni hafi yaho muri batureje aho ngaho ati amajwi ari injyana zitagira uko zisa mu Badage ati cyajya kivomamwo tukazishyira mu rwacu mu kinyarwanda cyacu Kamonyi rero Kamonyi nziza bishoboke nayo ko nayo ariwe yayikuye ndakubwira yambwiye muri rusange ariko nabundi amagambo n'ibisingizo n'ibya Byusa yego ese nk'iyo ndirimbo nubwo tutari twagera mu gice twahariye umuziki iyi ndirimbo hari aho iri ku buryo twayibona cyangwa abantu bayibuka baririmba ngo iki ku buryo umuntu bw'amariyeri uyo ndirimbo urayibuka yitwa Kamonyi ngo abantu wenda bumvaho gatoya aririmbamo ngo iki nakubwiye ko avoma mu Badage nyine yavomyemo indirimbo ze ni nyarwanda zuzuye ubwo iryo ni inganzo ya mbere iryo ni ijambo ry'ikinyarwanda inganzo nyine aho bandi bavuga style ni inganzo ya mbere indi nganzo ni y'Ikidage nk'iyo ndirimbo rero ya Kamonyi nziza ni indage yo mu kinyarwanda cya 19 nyirayo amazina ndayafite nabimenye nta myaka 2 yari yashira menye ko kandi nayiguye n'Abadage ko natangiye kwiririmba bati iyo niyo umudage witwa cyane kandi koko ugasanga ari byo yayihimbye rero ari mu Budage barayiririmba ivuga ngo keine schöne Land in diese Zeit ngo nta gihugu nta ntara yaba nziza nk'iyacu nicyo bivuga noneho we abyumvise ashyiraho amagambo iwabo nawe yitarimba iwabo yibuka yafite yaragize icyo kintu cyo kwibuka aho akomoka aho avuka aho aturuka nibwo agize rero ati Kamonyi kandi amagambo ye byo ni urundi rwego ni icya gatatu inganzo y'ikinyarwanda nziza cyiza kizima nibwo aririmbye rero Kamonyi nziza nkumbuye mu rwa w'abami nsingiza imfura nziza n'inka z'indatwa niho ziba imfura nziza n'inka z'indatwa niho ziba urumva ko turahuza nawe urumva ko turahuze kandi kuba tutarigeze indirimbo ibahe kumva reka kurangire hari umuhanzi uherutse kuyigana ni cyiza nuko nyine yayishyizemo yakoresheje ikoranabuhanga ayinyuza muri studio Kamonyi gutera amatsiko yarasohotse iraza ubu ngubu hari benshi bayizi muri YouTube ni Masamba wa Sentore bamunzenze kuko akayitsinga Masamba mwita Masamba intore yayisubiyemo rero bamwe banyine batazi ayo mateka yayo bihutira nyine kuyitirira ubu ngubu bayibonyeho oya kwiyitirira Masamba bagira ngo niyi ariko icyiza ni uko
byibura ariko iyo ndirimbo yatumye itazasaza kubera ko noneho dufite naho tuyishakira kandi harimo na bimwe twita accompagnement bashyizemo nyine ibyuma muri studio n'iki byoroshye kuyishyira mu byuma mbese nabikubwiye ko yewe biri ku giti cyanjye byo gusesengura muzika ariko bumvise ko niyo ngiyo kandi niko byagenze na mugenzi wayo arayikubwira nayo urayisanga aho ngaho muri YouTube uze gushaka mu za Masamba intore iyo ngiyo arabizi ko twigeze no kubimurya bakara mu nkoranyambaga yego yagize nziza nakoresha ijambo cyo kuvuga nurakoze kuzajya gutuma chef d'œuvre za Tonton Byusa ziba perenize bivuze muri ayo magambo y'ikinyamahanga nshaka kuvuga nurakoze gutanga umusanzu kugira ngo ibihangano bya marume bitazazima bitazabura iyo ni muhororo ariko ni muhororo hari icyo uvuze byo kutazazima wenda ibihangano ntibizazime ariko we akibagirana nicyo mujya mugitekerezaho ko nabakomeza kuvugwa nk'uko nguko dushaka ko tumuvuga tukongera tukaganira ku bihangano bye wenda turaza ku kigero tugera ku muziki twumva uburyo ibihangano bye bikwiye gusigasirwa umuntu akwiriye kubaza nde kuko hari igihe abantu bagira ngo batora ibihangano wenda batazi ku muryango w'umuntu wari ariko reka dusubire inyuma nanone dutangire kuvuga umuhanzi nk'uyu nguyu bishobora kuza kutugora kurangiza iki kiganiro kuko ni byinshi cyane reka dusubire inyuma hari uwundi Byusa Padiri yavutse mu bavandimwe bangahe Byusa nakubwiye ababyeyi be nakubwiye ko naho yavukiye yavutse mu muryango reka mbakubwira ndetse uko bakurikirana nazo banje gushyira abahungu kwabo n'abakobwa kwabo yari imfura ya se yego Byusa Eustache yari imfura bene Mpingana n'Urujeni Roza agakurikirwa na nyina w'umwami Karara yego washatswe n'umutware na chef Mfizi Alphonse agakurikira Camille ya Rwego uwo nawe ni umuhungu Camille ya Rwego agakurikirwa na mama ariwe Catherine umubyeyi washatswe na Rusine mwene Sabagangari watwaraga Nyaruguru hanyuma hakaza witwa Muraraneza Muraraneza yaje gupfa akiri muto hanyuma aza gushakwa n'abamwita Wasariyamu n'imvange y'umwarabu wo muri Omani n'umunyarwanda yitwaga Alfan Salim ndamuzi neza nawe nagakurikira witwa Uringaniye Cecile bashakanye na muganga Kinyebuye Kinyebuye uramuzi Sister Medical yaguye no muri 73 igihe nyine cy'imfuruza muri 73 nibwo umuryango we wahungiraga i Burundi hagaheruka witwa Fitinema François yego abo bose ko numva ugeze mu mazina akiri ya hafi nk'ufite inema uhita wumva ko ari izina rya hafi ufite inema nyine n'uwo nguwo niwe nawe unaheruka hari umuntu uriho mu bavandimwe ba Byusa uwo nguwo nari mvuze ubanziriza ufite inema niwe utabarutse vuba nitabye vuba hashize imyaka itageze kuri 5 nta wundi uhari niwe utwa Cecile nyine uringaniye nta wundi uhari ariko hasigaye abuzukuru ndavuga abana babo ngabo bavandimwe be bariho benshi ari mu Rwanda ari hanze y'u Rwanda barahari ubwo twa tukivuga ku muryango none reka tugera aho yize noneho aho yize amashuri abanza yize hehe akomereza hehe kugira ngo abe padiri yize aho ngaho nyine ikayenzi ikirwe wabo muri Kamonyi hariya hanyuma nyine ayisumbuye ajya Kabgayi yagize
izi mu itorero Nyanza kwa Musinga mu itorero yabaye mu itorero kwa Musinga nagiye mu mashuri yambazaga ariko nibagiye ko n'iryo itorero ari ishuri ri kaminuza ni kaminuza none se kwa Musinga yagiyeho mbere yuko atangira amashuri abanza cyangwa ni mw'ibyo bihe byose ngaho hanyibutse harimo primaire amashuri abanza nyine ariko byari bigitangira icyo nzi ni uko yagiye mu seminari muri 27 seminari nto y'i Kabgayi kandi bakunze kuvuga ko yagiye mu seminari avuye mu itorero i Nyanza mu itorero ryo kwa Musinga yego ubwami bigaga n'iki bigaga ibyo guhamiriza n'ibiki yari kumwe na Rudahigwa mu ndengabaganizi mu mutwe wo ku ngoma ya Musinga yari kubona nyiraruberega Rudahigwa yari nyirarume koko yari nyirarume koko no mutwe ku ngoma ya Musinga mutwe w'ingabo ndumva ari nawo wa nyuma ayo hakabamo n'itorero rero amazina itorero bivuga ibice byaremaga umutwe w'ingabo na kera na kinyejana cya 19 bavugaga umutwe bakavuga nk'umutwe w'abashakamba bakavuga bati kugira ngo tubishyire wenda mu rurimi abantu barimo kutwumva bari hirya no hino ni igihugu cyose kugira ngo babyumve iyo uvuze umutwe w'ingabo ni nka batayo none itorero rikaba paratuni ibyo ntibihura byita itsinda wenda byita itsinda ariko mu itorero kubihuza nako ariko rero abazi batayo icyo ari cyo bakagira bati ntaho bihuriye bati bya kinyarwanda biri ukwabyo birihariye ariko uretse ko n'itorero ntabwo wari umuco gusa mva no kurwanira igihugu nabyo byari birimo none se kugira ngo noneho hakaba muri iryo torero n'indengabaganizi hari nako muri uwo mutwe w'indengabaganizi hari itorero ryitwa imirimba ni naryo Rudahigwa yari arimo na Byusa rero n'abandi si ngombwa bavuga amazina bose abagiye noneho muri 25 niho byatangiye gatoya 27 cyane na 28 urubyiruko abo basore batangira kubona ko Musinga byamurangiranye mu by'ukuri noneho bagana mu Padiri binjira no mu seminari baba benshi ku buryo Musenyeri Classe yagize ati aba basore bose nuko bafatira hafi noneho bashyiraho umuryango w'abafurere ba Yosefiti nuko wavutse Byusa we ajya mu seminari aho kujya mu bafurere ba Yosefiti barimo amafoto arahari barimo uwitwa Frere Defonse wakazina akaba nyirarume wa Jacques Buhigiro umaze kwitahira abo bose ni muri icyo gihiriri rero Byusa yagiye mu seminari Kabgayi yagiye muri sale onyine Kabgayi agiyeyo ariko ngira ngo uzi ko bari mu seminari banava muri sale noneho bajya mu seminari nkuru Saint Charles Borromée Nyakibanda harya Musenyeri Hirte batangiye noneho wifuje ko bajya mu byiciro cyangwa yabisabye Musenyeri Bigira Umwami noneho atangiye kubona impano bafite Bigira Umwami uzukuru yarakomeye ku muco nyarwanda yabona abantu nka ba Alfred Sebakiga n'ababyusa ati umuziki ni uwanyu yabonye ba Alex Kagame atubanza umuco aho ngaho mwa u Rwanda aho n'abandi n'abaviateur abo ngabo
Viateur Kabarira Viateur no mu gihe cyaba Byusa abo bose urumva nakubwiye ko ngiye mu seminari nto ikabwayi muri 27 icyo gihe ikabwayi nibo habona hari seminari hakabaho ni cyari novisi y'abafurere ubu ngubu hari ishuri ryisumbuye ishuri ryisumbuye ubu aho ngaho hagakurikiraho abapadiri na katedrale bazilika ubu ngubu uko bayita noneho rero semina aho ngaho hagati aho novisi y'abafurere n'ishuri ubu ngubu riri ry'abana sogonderi ishuri sogonderi niho hari seminari nkuru yari Kabgayi yimuka mu 1936 ijya mu Nyakibanda nukuvuga rero ko ubwo yahawe ubupadiri muri 41 1941 hamwe na Alexis Kagame yego bifata utyo Alexis Kagame muri 41 mu gihugu Kagame niba mbyibutse neza mbyibuka neza Byusa ni muri 41 Kagame ni na kabiri cyangwa nawe ni oya bari we ni igihe kimwe ni 41 rimwe tuvuga bisanzwe nyine bari mu seminari ariko ni itorero ni itorero rimwe ni groupe imwe mbese babyirukiye hamwe baruzuzanyaga ariko umve n'amahirwe yo kugira ngo tubone abantu nk'aba Musenyeri bigira umwami yari ukomeye ku muco nyarwanda kugira ngo icyo gihe namara kubabona izo mpano bamwe abashinga ibyo abona bafitiyemo impano nyine karemano abandi bityo Musenyeri bigira umwami we nuko Byusa yaje gushinga muziki akambuka bakamuha kwambuka akajya kwiga nyine muri conservatoire y'i Vienne kwiga muziki turahagera aho hantu mwari muvuze yagiye kwiga mu Nyakibanda no tugeze mu Nyakibanda hashoje nyine abapadiri hawo upadiri muri 29 nagira ngo mwumve neza Nyakibanda yatangiye muri 36 urumva rero ko batabanye cyane noneho hari muri 41 hari Alexis Kagame na Eustache bahawe ubupadiri cyarimwe bagakurikira Alfred Sebakiga wabuhawe muri 1940 hamwe na Joseph Sibomana Musenyeri Joseph Sibomana hamwe n'undi ahubwo Musenyeri wo muri Kongo hari Yuguma Joseph Busimba abo bose rero icyo ni icyiciro kimwe kubyerekeye umuco waruzuzanyaga yego kuki bano bantu bakajya gucuranga abandi bakabahanga nyine izo nganzo urumva urwo rungano rurimo Eustache Byusa umufashe na Alexis Kagame Sebakiga bigira umwami nabo bose mw'ibyo bihe byabo byose yari mukuru kuri bo baruvuze bashatse kuvuga na Viateur kuki aba bantu babaye abantu bafite ibintu bikomeye cyane kandi babaye n'ibihangange badusigiye impambi ikomeye cyane wibuke icyo buyobozi buvuze umuyobozi mwiza amenya impano nziza amenya abagaragu beza yego amenya abafasha beza urumva rero iriti bamuhereje kuri muzika Musenyeri Hiriti hariho ababimbajije nyine hariho n'abandi babimbajije kuri muzika gukunda muzika ikariya mu seminari sere wo Kabgayi n'ubu wahasanga agasigisigisi kava hehe kuri Musenyeri Hiriti Musenyeri Hiriti yari yacurangaga inanga
organiste kubaza icyo yarashinze urumva yacurangaga inanga nawe abivana mu muryango we ise yari organiste muri paruwasi mission iwabo na se wabo mu muryango mbese noneho nyibutsa yavukaga mu Babirigi cyangwa mu Badage oya ni na Alsacien n'Abafaransa ariko mu ruhande rugana urakoze cyane mu ruhande rugana mu Budage ni za province zitwa n'intara bavuga Alsace Lorraine bakunze kuyifatanya mu rwego rw'amateka abanajya impaka Abadage bati ni ahacu Abafaransa bati ni ahacu Alsace Lorraine bikakizwa n'intambara ibyo ntabwo twabijyamo ariko Musenyeri kubera ibyo aho yavukiye muri Alsace ubu ngubu ni mu Bufaransa ariko higeze kuba mu Budage kugeza mu 1871 habaye intambara y'ibyo ngibyo noneho byatumye Musenyeri Hirte avuga Ikidage kimwe n'igifaransa biri mu mabaruwa yanditse ibyo n'imibereho twarabisomye jewe mu munyamateka biri muri za archives mu mashinguranyandiko yavugaga Ikidage n'igifaransa kandi akabyandika byombi nta kugingimiranya noneho Byusa ntiyavuze ko yavomye mu Budage ko yabikubwiye yavomye mu Rwanda avomye mu Rwanda avoma mu muryango avoma no mu Budage cyane ariko ni aho muri Autriche kuko Vienne niwe noneho urumva rero hariho byo najyaga jewe nkina muri harmonium Kabgayi ndi mu seminari ngasanga ibitabo byanditseho Musenyeri Hirte ibyo yasize biri mu Kidage na muzika y'Indage noneho azana muzika mu seminari hariya Saint Leon mu 1913 birakomeza icyo kintu rero cyo gukunda muzika cyo kumenya muzika cyo guturanga kiki kugera ku nganzo y'Abadage naho ngaho gikomoka byagize n'ingaruka nguho urugero ku ndirimbo ya mbere y'u Rwanda y'igihugu abayihimbye nabo bavomye aho ngaho kuri ibyo by'Abadage indirimbo ya mbere y'igihugu y'u Rwanda ni Ikidage ni Ikidage ni inganzo y'Indage inganzo si Ikidage ni inganzo y'Indage uravuga se mu buryo icuranzemo oya ndavuga ndayizi ndavuga style icuranzemo ndavuga inganzo style ndavuga style aho uyicuranga uririmba uko iteye Umudage yumvise akumva ko ari iwabo uko iteye yego ntabwo yumva ko ari iwabo yumva ko inganzo ari iwabo sindirimbo ubwo bushatse kuvuga kwa kundi dushobora kumva nk'ikinimba abantu bari ugisanze ahantu ahita uvuga uti umuntu nibyo iwacu ibyo wacu nibyo wacu nguwo Byusa rero nyine mu Ikidage buri n'abandi hagati aho bagiye bahimba bamwe na bamwe urabyumva ugenda ubyumva kuko muri urwo rwego ugenda nabikurikiranye cyane imyaka myinshi twavuze ubwo yabaye padiri yarangije muri 41 niwe yahawe upadiri ubwo yahawe upadiri rimwe yahawe upadiri hanyuma yabaye vikere n'uzaba yabaye vikere ikayenzi yabaye vikere mbere yuko aba vikere Mibirizi abantu bari kutwumva bari kwibirwa ngo ni iki vikere ni iki Vikere yavuze muri paruwasi Vikere n'uwungirije padiri nuko ari Vikere apostolique ni mu rwego rwa diocese n'uwungirije musenyeri urumva rero we avuyeyo yungirije padiri mukuru Umuhororo n'Imibirizi
n'imibirizi hanyuma yahereye i Kabgayi ajya Muhororo nyuma Kabgayi urumva Muhororo ni nyuma ariko ibyo ari byo ikurikiranye siryo ryangoma kuri jewe nuko Kabgayi urumva arahize yize Nyakibanda uko muri Jean Borome hanyuma ahawe ubupadiri ine na rimwe hagiye gukorera muri paruwasi ngaho Mibirizi ngaho Muhororo muzi nyine yewe Kabgayi muri za 44 na 5. Uruga rwo numva noneho imyaka igenda yicuma noneho abonye n'amahirwe yo kujya gutyaza bwa buhanga nyuma ya Muhororo ikurikiranye muzi Kabgayi nyine tujya uko nabibabwiye dutaha turi kumwe turi abana tukajyana atwigisha kuririmba Kabgayi muri za 45 46 yarahari 44 ubu twajyaga nko ku minsi mikuru ya Noheli tukagenda tugatarama katwirimbisha n'ibindi nibwo 47 umwami Mutara Rudahigwa yahawe impeta ya Papa Pio wa 12 impeta yahawe impeta na Papa babyita decoration umunsi mukuru wa decoration impeta yo kumushimira ko yayobotse Kiliziya Gatolika birimo kubatizwa muri 43 birimo 46 utura u Rwanda Kristo umwami noneho umwaka ukurikira Papa Pio 12 amuhereza impeta bitaga de Saint Grégoire ya Mutagatifu Gereko akayambara ku rutoki hano akayambara hano ku gituza hariho amafoto umubonaho Rudahigwa yambaye ariko ni umwami Rudahigwa noneho Byusa rero gituma mbivuze nuko jewe nari mpari byabereye i Kabgayi Byusa nibo wasobanuriraga imbaga yose yari ku kibuga ni ku kibuga kiri hagati ya seminari nto y'i Kabgayi n'icyo kigo cy'amashuri ubu ngubu ariko cyahoze ari inzu y'abafurere ikigo cy'abafurere na novisi aho hari ikibuga kuri icyo kibuga rero niho habereye uwo muhango kuko nta handi imbaga y'abantu yari gukwirwa uwo muhango wo guha umwami Mutara Rudahigwa impeta niho wabereye Byusa rero niyo yaragaragaraga yambaye urwererane asobanura akagera ikintu cy'uburanga bose yari MC yari bandi bite MC Metere dose rumva ageze kuba MC abaye n'umusemuzi yaranasemuraga ari ugusemura ari uko mu Gifaransa mu Kinyarwanda wasemuraga mbese yari yarize iki ariko ubundi umwami mashuri yize iki none mu seminari biga filozofiya bakiga na teologiya none bakaba izo mpano zindi bakajya kuzityariza aho basanze ari ngombwa nuko yari yagiye muri conservatoire rero yavuye Kabgayi rero nakubwiraga hanyuma ajya ku Muhororo noneho ku Muhororo urumva Kabgayi na Muhororo ni hakurya ya Nyabarongo ni mu karere hari ubungu bwo Muhororo ubu ni muri Ngororero ni muri Ngororero ni mu Kingugu mu karere no kubabyitaka mu Kinyarwanda habaye impamvu zikomeye zatumye bamujyana iyo ngiyo na simbizi neza sinabihamya ibyo rero byose nuko wumva ko iyo Muhororo iyo ngiyo igikuru nuko yaje kuyitaka none n'ubu ngubu n'abavuka aho ngaho baracyayiririmba uzayishake ikoranabuhanga aha ngaha iyi Muhororo turayifite twanayumva agiye gusezera kuri se
ati ndagiye ngiye ugiye he ku Muhororo Umuhororo ariko hari paruwasi yego uvuye Kabgayi na Muhororo urumva aho ni mu cyaro hari aho hantu hari mu cyaro ni hirya ibyo se nyine hakurya ya Nyabarongo none ukava Kabgayi mu mujyi avuye mu nzira yego avuye mu nzira hariho abagiye bava mu nzira ariko hagati aho ngaho mu rwego nanone tugarutse mu byo yakoze n'iki bari kujya mu bindi kubwira ko amuzi Kabgayi hari abandi bamuzi abandi bapadiri bamuzi barimo n'abajesuite bariho ubu ngubu ba Theoneste bigisha filozofiya muri iriya seminari ya shuri y'abajesuite cyangwa Goriya muri y'abajesuite ari secondaire oya si secondaire uvuga Saint Ignace urumva ba Theoneste hari ba Augustin Karekezi habaye provincial y'abajesuite hari nino aherutse Butare yari very spirituel ubu ngubu ari indangaha ari kuri Christus abo ngaho yabigisha muziki save 6 aha nizigirije muziki ngaho naho nakubwiye ari Saint Esprit kuko urumva no hakurya yarambutse Collège du Saint Esprit y'abajesuite naho ni muri aho ngaho hagati ya 60 na 65 sinibuka aho yabanje niba ari muri Saint Esprit Collège du Saint Esprit icyo nzi nuko nagiye kwiga muri 69 amaze imyaka mike yavuyeyo ndibuka ko yanahimbawe cyane yumvise yuko natsindiye kujyayo nagerayo Père Bourgois bigishaga igifaransa tukamuramo igifaransa kidasobanutse 69 na 70 ndabyibuka ambonye aramenya ati nta muntu witwa kanaka wabuze nibwo rero natangiye gushakisha mu mafoto nza kubona yicaye yambaye kanzu y'umweru yicaranye na padiri w'abajesuite ndakurikira ndabaza nsanga si igifaransa yahigisha kakivuga neza cyane pure ariko nsanga ari muzika yahigisha asimburwa n'umubirigi witwa Van der Vorst niwe watwigisha muzika twebwe yego urumva rero save baramuzi aho ngaho Burundi baramuzi babarenga yabo wahimbye indirimbo y'igihugu y'Uburundi Marc Barenga yabo umunyamategeko professeur d'université bigisha amategeko abo ngaho nawe yari yaraje kwigana nabo ngabo yari muri promotion imwe nabo urumva nawe ya mpano yari afite y'umuziki nawe yayice aho ngaho yacyarije byaba nakubwiraga rero kugira abayobozi nkabagira umwami baza kuza kugira bya bindi bye isaranganya ubasha kwisaranganya ubasha none ukaza kubisaranganya mukino uwinanga kaza gacuranga ukaraga gakaraga uhimba gahimba maze bose rero bakaza guteza imbere ya Nganzo Nyarwanda ubundi nawe akajya guteza imbere y'ibabo hari ikintu ntashaka ko turenga abantu bakomeje kuvuga bavuga bati kuntu yavuye i Kabgayi nibwo yaririmbye irandirimbo Umuhororo bavuga ko yaba atarabishakaga cyangwa se baramwoherejeyo ndikumva tudakwiye kukirenga kuko nubwo atakiriho wenda ngo avuga ngo murambeshye cyangwa iki ariko turavuga wenda uko mubizi nkamwe mufite ibyo muturusha twebwe aho kugira ngo abantu dukomeze tujye tuvuga sino umunyamateka icyo nakikubwiye yego ikindi yahavuye navutse 5 na 7 byose amaze imyaka 47 amaze 47 bivuze ngo nubwo muzi kuva navuka kugeza nawe yatabaruka ariko ntabwo nakubwira ko ubuzima bwe bwose mbuzi sinzi ko mami yaza kuba kiriho nakamubajije hari cyavuzwe ibyo ngibyo wenda no gucukumbura ugacukumbura ntabwo ikiganiro kirangira none ko ntiyabarahavuye byari byose ku Muhororo yaraharirimbye yavuga ko ari heza nanamusanzeyo yego muri za 50 muri za 51 muri za 51 ariko avuga ko ari heza
nubwo atakiri ku nzira ya za Kigali no kuvuga za Kabgayi zo n'ibiki ariko ku Umuhororo aheza arayiririmba yakinaga kuri accordion nta harmonium yari afite nta orgue ariko yari umuhanga cyane kuri accordion Umuhororo yakayikina kuri accordion yahabaye muri ihe myaka ubwo ubwo ndi kwibaza niba yaramaze kuba mukuru none se upadiri muri 41 imyaka 10 baba yarakiri mukuru bivuga iki aramaze gukura atarabe igikwerere gikomeye iyi ndirimbo ariko imbere y'ibyo ubuhanzi buhambaye nubwo muri Zamiro nubwo muri Nyakibanda akiri umufarati yahimbye muri 39 indirimbo bita ibisanzwe bya misa kiriye no kuvuga ngo tobare Nyagasani na Santos asingizwa na Agnus Dei intama ya Mungu intama y'Imana ubungubu muri 39 rero ndabivuga muri make 39 intumwa ya papa muri Kongo Mbirigi na Rwanda Burundi ariyo Musenyeri de Lepiane yagize yubire y'imyaka 25 y'ubupadiri y'ubusaserdoti ahitamo kuza kuzihiza ibyo birori mu Rwanda yakundaga u Rwanda cyane araza bamugira ibirori bamwakira Kabgayi noneho bamujyana no mu Nyakibanda baramutaramira abafaratiri icyo gihe hari abo mu Rwanda mu Burundi muri Kongo za Beni za Kivu baramutaramira Padiri Eustache Byusa rero yari faratiri Eustache Byusa amurika iyo misa baranaririmbye nyuma hamwe mu gihe Alfred Bakiga nawe yamurikaga indi naho byatangiriye noneho Byusa yahimbye iyo misa irimo kiriye mu majwane iyo kiriye mu 1944 ikaba hikinwe na Orchestre Philharmonique de Vienne capitale mondiale de la musique bamaze kumva capitale mondiale de la musique ba Vienne bamaze kumva kamere agaciro uburyohere bw'iyo muzika sinaheruka kumva iryo jambo bisanzwe bya misa bize mu Gifaransa bavuga ngo l'ordinaire de la messe rero urumva byari bize mu Kilatini noneho bataye mu icyo gihe abandi batangiye kubizana mu zindi ndimi harimo n'Igifaransa n'Icyongereza n'Ikidage n'iki no babyusa rero babikurura no mu Kinyarwanda nibuka rero ahandi hantu nk'abanyarwanda bo mu mahanga bo mu buhunzi mvuge cyane aho ababyeyi bari barongeye i Burundi hari misa yo mu Kinyarwanda igitekerezo cyari cyatangijwe na Padiri Hermenegilde Twagira Umukiza ino ahungukiye yayoboye Collège Christ Roi aho hari muri ahantu bitwaga ku Ngagara yarimo abafonctionnaire abakozi ba leta abarundi abanyamahanga benshi bari abanyarwanda bakaba rero bo baranye abanyarwanda benshi barazanye mu babyeyi babo n'abavandimwe babo kubera ubwinshi bwabo rero tukajya mu misa tukumva misa mu Kirundi n'amakorari n'atatandukanye n'iki ariko inyota y'iby'iwacu ikanga twagira Umukiza rero agira atya atangiza misa ku wa gatanu w'ikigoroba saa 11 sinzabyibagirwa misa mu Kinyarwanda yagira mugisha rero bigakubitana nuko Byusa yavuye muri diocese ya Muyinga ndakubwira n'icyamujyanyeyo yajyanyweho n'impunzi bene wabo hagiye kubakoboka hagiye kubahoza hagiye kubari mu mutima noneho Byusa yaba yaje rero
yari n'umutoni cyane kuri musenyeri kuri archevêque ntuyahaga archevêque Bujumbura yari menegide yakumva Byusa yaje akamuzana Byusa yaza rero yaririmba ikintu cyitwa preface abakatolika bazi preface baziriza ni mutagatifu sanctus Byusa yaririmba ndabona ba data n'abagabo bihanganye bakwimishwara mu mifuka natwe twese tunamye turizwa no gutwarwa yarazi kuririmba cyane yaririmbaga noneho isengesho rikaba ukagira ngo ni marayika uyizamukanye urumva yarafite urumva kimwe yari mwiza cyane ijwi rirangiye yari mwiza cyane aho ngaho sindakubwira ndaza kukubwira uza kugaruka mu muryango yarafite igikundiro nuko twari urumva iwabo bari beza mu bibaranga nakubwira ndabigarukaho nyuma ariko kimwe mu bibaranga hari ikintu cyitwa ubugwaneza ubupfura n'uburanga ariko ibyo ngibyo bakabitwikiriza nka nyina wabo nasi bakabitwikiriza ikintu cyitwa ubwiyoroshye ku buryo ubwo bukomangoma nunabumenye ukaza gusanga ni byose aho ndi umwana yitera wa mupadiri mu bandi wiyambariye kanzu gusa indi iva ku ijosi ikazagera hasi hariya abantu bakavuga bati kabone byose yibera padiri ati bari kuzamumaraniraho aba ni bande se bavuga bashiki babo bari kuzamumaraniraho urumva rero azanye bwa buranga azanye ryajwi azanye bwa bugwaneza noneho rero yaza gusoma misa yajya ahantu ngaho cyangwa avuga ari zaburi ashatse ubwe kuba yabasengera ari isengesho ari mu ijwi risanzwe ukagira ngo araririmba yagera noneho kuri preface data we yarabivugaga ati preface yagiye kurangira natwawe nanjye hari abantu batari abakatolika bari kuberwa preface cyari cyo preface nakubwiye mbese ni igisingizo nyine padiri ko akunda bari kuvuga ni igisingizo ugenda usingiza Imana usingiza Yesu intumwa y'ugasingiza kirizo kaza kugeza igihe noneho uza kuvuga uti nta kindi twavuga natwereka turimbane n'abamarayika nta marayika tuti sanctus nyir'ubutagatifu wogeje Imana uvuye hasi mu bihe bitandukanye ukagenda uvuga ibintu bigezwe icyo gihe aho ngaho sindi umuteolojiya n'icyo ni umukatolika ndi umukristo sengana n'abandi batandukanye ariko Byusa ari mu batumye nkunda Imana data na Byusa na mama sinasimbutse nkana kuko Byusa yabigize mu ruhare cyane ukamwumva rero nk'ubu ngubu Hermenegilde akaba umuhanga wo kwigisha ijambo ry'Imana Byusa yaza kugera aho ngaho akaba undi yamuhaye umupira yamuhaye mikoro maze abanyarwanda tugataha twageze Rwanda urumva ahantu byose bihujijwe umuco uhuye n'imyemerere ya myemerere tuzanye ku gihugu yego twituye ku gihugu bikagera aho ngaho kaza kuvuga uti harya nta ndirimbo yindi yahimbye yitwa ngo narose nambuka uruzi rwa Kanyaru ngo ngane Rwanda niyo twarayumva ko turaba narose nambuka uruzi rwa Kanyaru ngo ngane Rwanda numva ikinsimbiza shiguka nsimbuka nihobe Rwanda Rwanda rwa Karinga Rwanda rwa Mutara nawakwibagirwa mbanguroga Vuganza rukiganduga na Kinyaga mbese muraho ntabwana mugari nta byumba by'intwari no mu bugoyi bityo ariko urumva ni Burundi babaga bari hehe yayitekereje merutse kubaza umwe muri abo yigishije genda yenzi ko yayihimbuye Burundi kurumva yarose yambukuruzi rwa Kanyaru ariko yatangiye kwitekereza ari Vienne muri conservatoire muri Autriche ariko
ntabwo ari ibyo gusa nk'iyo nikiriye nakubwiraga iyo tuwareye Nyagasani yo muri 39 yakirwa na Orchestre Philharmonique de Vienne iyi Chœur International hano korali yitwa Chœur International de Kigali imirongo yarayifite muri cassette byo mwahoze uvuga ariko mu majwi Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison. Bigakomeza aho rero niyo ni Nyarwanda ikaranga Byusa nka wa wundi w'intore wabaye mu itorero n'intambwe y'intore usanga mu ndirimbo nyinshi no kugira ngo iruhande rw'iyo nganzo y'Ubudage umenye ko hari indi y'Ikinyarwanda nayo yahimbyemo yakundaga cyane ubusa tugere ku bihangano bye urumva igihe tutaragera ku bihangano bye bakubwiraga Byusa nk'umunyarwanda babwira Byusa nk'umunyarwanda ufite avuka nk'umunyarwanda ufite igihugu akomokamo nk'umunyarwanda no mu buhunzi nk'umwana wa Kiliziya nk'umwana w'u Rwanda n'umwana wa Kiliziya abo rero umwana w'u Rwanda ariko ku buhunzi ushobora kutatubwiye neza kugira ngo tumenye igihe bwabereye urumva we ababyeyi be niyo bahunze we urumva ko yagiye ni Burundi n'igihe cyane oya independence yari yabaye muri za 1964 yabaye muri 59 ni muri ya nkubiri bose siko bagiye muri 1960 we yagiye nyuma yashobora kugenda kanagaruka ariko icyo nzi nuko muri uko gukunda Imana gukunda abantu gukunda u Rwanda gukunda Kiliziya byamutonesheje ku basenyeri hirya no hino mvuge nkawe Burundi ko namaze kumenya ubwenge nzi ko archevêque ntuyahaga wari kuri diocese ya Bujumbura yaramukundaga cyane nzi ko musenyeri Kaburungu we baraniganye Angozi narayigije mu seminari yarambwiraga ko bikanya ambwira ubupfura bwe hanyuma rero sinzi ukuntu Byusa amaze kumva ko bene wabo bavanywe mu mujyi bavamwe bari hirya no hino babohereje mu ishyamba za Mushiha bande babohereza i Burundi nyine buyobozi aho bari barahungiye babakura ahantu heza babakuye urumva bari hari benshi bari mu mujyi n'abandi bari mu zindi ntara ariko noneho babakusaniriza mu nkambi nk'abantu b'impunzi inkambi itaraba inkambi nk'abayubatse Mushiha niho bayubatse yari amashyamba yaho ngaho za Muyinga mu burasirazuba bw'u Burundi yumvise bene wabo aho bari yamenye ko babayeho nabi kandi cyane Sentore we yahimbye n'indirimbo ivuga uko bagiyeyo aho rero reka ngaruke kuri Byusa urumva Byusa amenye uko ibiriho hari aho ameze neza aho ari mu mujyi haranatoni asaba musenyeri wa diocese ya Muyinga uwo ni Bihonda Muyinga ni mu Nestor Bihonda yego yari diocese ya Muyinga mu Burundi yego Muyinga mu Burundi urumva asabye mbese kwimurwa avanwa aho mu mujyi ajyanwa kwegera bene wabo ajyayo misiyo yihaye ari ukugira ngo abe hafi abarema agatima
hari bamwe batubwiraga bati hari ubwo yageraga rye kaza ariko yakinishaga abana agakinisha abakecuru agakinisha abasaza akabegera mu bugwaneza bwe akaba yaza akavuga ati kizaza gicinya akadiho kizaza kivuna umugara kizaza kigwa mu nka ngo ba icyo ni igishyimbo akaba bateka morale kandi bashonje akabareba agatima yagenda ababyeyi none bakamwibuka nawe bakamwibuka ubwo hagati aho ngaho ntiyaburaga n'utundi yabaga yacishijemo sinagize nangiye kwibeshyira ngo amahirwe yo kuba sinagize ibyo byago sinabaye mu nkambi ariko abona bavaga za Kayongozi na za Mushiya baza bakatubwira nyine amaganya yabo ariko bati hagati aho ngaho tukize tubona Byusa tuguyemo urumva rero ni hahandi n'ibyo twavugaga byo kuzuzanya Byusa undi umunyarwanda bamukirisitu cyane bamupadiri ukunda Imana arakunda igihugu cyane arakunda bene wabo arafatanya na bagenzi be bamwe bari mu mujyi aho ngaho baratangiye imisazo mu kinyarwanda nawe arabasanga aho bari mu ishyamba aragiye bamubona ndabyibuka kumubona byonyine byari mwiza ufite ubwo buranga akagera bwabugwaneza rero bwabugwaneza cya gikundiro Gamariyeri yakubwiraga ukaza gusanga byonyine ubwabyo biraruta indirimbo yakumva uririmba n'amanjwe akayagufashamo akakorogoye kugira ngo bamwe batagira ngo ni amakabya nkuru cyangwa iki umuntu witwa Seriviyani Sebasoni watabarutse ubu ngubu ariko yari hano mu gihugu nyuma ya 1994 ava mu Bubiligi twahuriye mu nama zimwe na zimwe yanditse igitabo hano acyandikira avuye mu Rwanda igitabo yise Les origines du Rwanda muri icyo gitabo avuga ko Byusa Musenyeri Bigira umwami yari yaramutoye ngo azamubere igisonga wazamubere Vicaire General igisonga cya Musenyeri cya Musenyeri Bigira umwami cya Musenyeri abari padiri cyangwa n'abari umupadiri abari umupadiri ariko iyo habaye za diyoseze hari ibyiciro hari ibyo bita vikariyati hari ibyo bita diyoseze u Rwanda rwabanje kuba vikariyati hanyuma nawe ari Kabgayi hanyuma Nyundo hanyuma muri 1959 bashyiraho ni nk'ubwigenge kubona ubwigenge kwakiriza ubwisanzure bagategekwa na Musenyeri bita évêque n'abundi bitwaga Vicaire Episcopal Vicaire nako Vicaire du Rwanda Vicariati Musenyeri wa Vicariati ya Kabgayi noneho bamutora kuba igisonga ariko ntabwo byanamenyekanye mu by'ukuri ariko nawe ubwo arandika ati ntawamenya ukuntu byahise bipfa ariko yari yamutoranyije ibyo byose muri icyo gika muri iryo bango aravuga ati yari afite icya gikundiro bwabo bwa neza bwa bupfura bwa buntu butuma wakunda Kiliziya Gatolika butuma wakunda akagira igikundiro akagira umutima akagira ubwiza akagira no gushyikirana no gushenga gushyikirana gushenga n'abantu bose kandi bose n'abana bo mu muhanda ngo niyo byawe imfura cyangwa n'ubukire cyangwa kare bose ni Byusa naho haba ibindi bavuga ibindi ariko n'uwo nguwo tuzi ati waramurebaga tukumva wakunda Kiliziya byonyine ngibyo biranditse mu gitabo rwose nabonye umubikira amutera urushinge arwaye icyo gihe yari muri Saint Michel Paroisse Saint Michel icyo gihe padiri mukuru yari umunyarwanda yari Bushayija
Stanislas famille bushayija yabaye muri centre tugere uri Saint-Michel cette fête avuga Saint-Michel y'Ibujumbura iri muri za paruwase nkuru z'Ibujumbura aho ngaho nawe yararwariye kaza gusanga byonyine no kumwegera gutinyuka kuba wazamura sutani ye kubera ibyo byinshi yari yabaga yifitiye yarafite ibyo ku maboko yafite hose yarafite ibyo kaza avuga ngo yagorwa ni umunyarwanda navuze ati yagorwa uriya mwana w'umukobwa ntiyavuga umubikira kujya gukora kuboko kwa Byusa ngo aramutera agashinge nibagiwe ubwoba nari mfite ko marumba arwaye kandi subira inyuma nseka ni nk'uhe mwaka urumva hari muri za 80 hagati ya 85 ku 85 nibwo yatabarutse ubwo nicyo nindi bubazi nari na gatanu ubwo yari afite imyaka 75 yari ari hehe nihe yatabarukiye aho ngaho nyine Bujumbura Burundi yaguye Burundi ubashyinguye Burundi none se uragira ngo igihe nikigera wenda muzaza tuzacyura ariko ashyinguye Burundi mw'irimbi ry'abapadiri yabo oya nibyo nivugira nawe ubundi niho ashyinguye ni uburwayi nyine busanzwe yaranakuze kandi umva uretse ko yarataragera mu myaka y'uyu yagizemo ikintu cy'ubutwari cyo kwihanganira kuba hanze yagize ikintu cy'ubutwari kwihanganira kuba hanze mu mpunzi n'ibiki yambwiye muri 66 usanze Bujumbura avuga ko atari kureka umukecuru we ngo abiyongiye mu gihe ahantu hatazwi mu ishyanga buri mu byatumye ajya mu Burundi ababyeyi be bari bakiriho ababyeyi be urumva babaye atabaruka ababyeyi be babaye muri diocese ya Ngozi hamwe nakubwiraga kwa Musenyeri Kaburungu simvuga ko babaga muri diocese babaga muri province ya Ngozi amaherezo abajyana Bujumbura abajyana Bujumbura hanyuma umusaza Yerwene Mpinga Pierre Claver aratabaruka ariko sinibuka abanza icyo gihe yaguye Ngozi ariko nyogokuru imbere ya Padiri imbere cyane hanyuma nyogokuru ariwe Rose Rugeni ubyara Byusa we yaratinze i Bujumbura aho ngaho nawe niwe yasaziye nta umwaka we ni nyuma Padiri oya ni imbere ya Padiri bose yarabaherekeje yiherekeje ababyeyi ariko birumvikana kugira ngo ugire umuntu nawe yagize umugisha yaherekeje ababyeyi n'abavandimwe be bose niwe wababanjirije nk'imfura bagiye bakurikirana tugere ku bihangano bya Byusa ibihangano bya Padiri Eustache Byusa nibi twagiye tubivugaho ariko twagiye tubivuga tukanya tugira ariko tuvuze tuti iki niki kuko ushobora gusanga wenda hari n'ibitabo hari n'iki kugira ngo tubikurikiranye tumenye ngo ibihangano birahari cyangwa se bibahebwe nacyo ni ikintu tuba dukwiye kumenya ndavuga nka liste wenda nuko twagiye tuvuga ngo ndirimbi niyi harizo yahimbiye mu Rwanda cyane guhera muri zo za 39 aho hose yagendaga ahimba ari mu za 40 agahimba mu Kinyarwanda urugero yahimbye indirimbo muri za 40 ubundi bari muri Kiliziya Gatolika ku isi yose barimbaga misa mu Kilatini Ikinyarwanda kugishyiraho muzika nyarwanda kubihuza muzika nyarwanda n'ikinyarwanda kubihuza byaje nyuma babandi muri 39 bahimbaga indirimbo z'ikilatini amagambo mu Kilatini muzika nyarwanda ariko muri za 40 nibwo yahimbye indirimbo ya mbere tukuramye
urayibuka ntabwo iza ariko hari ni muri urwo rwego yahimbye izindi cyane ni za kiliziya izo twakunze kumenya z'ikinyarwanda wo muri iki gihe uri kumva iki kiganiro umubajije utubwo indirimbo za Padiri Byusa n'izihe yahita avuga Umuhororo na Kamonyi. Ndagira ngo umuntu ahite bimworohere kumva ngo iyi niyitwa gutya, hari yitwa gutya, hari yitwa gutya. Reka nibereze musaza Professeur Gamaliel tukiri kumwe. Amare wenda amare impungenge cyangwa amakenga wenda ko abamara amatsiko abazi indirimbo yamamaye cyane ambwiye niba hari undaziba ngo barayimbye indirimbo ya Bikira Mariya bakunda kuririmba basoza misa nk'izindi nihe ibisiza n'imisozi bitara niyo ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa Imana yari gufite mu bitekerezo byayo niyo ntabwo niyegewe ubwanjye wayanditse mu gatabo turirimbe ka Cercle Saint Paul ariko inkomoko yayo ariko nyine twashatse hakurya y'Akanyaru tuyizi nk'iya Byusa tuyizi nk'iya Byusa kandi nzi ko mu rugo iwacu tuyiga twayize nk'indirimbo ya Byusa na Byusa kandi yaza tukayimuririmbira nk'indirimbo ye na mama mushiki bari kumwe nyine icyo gihe ntabwo twari tuzi aho ikomoka noneho twandika chanson populaire urebye yanganza banavuga ngo ni za rubanda kandi benezo bahari hanyuma noneho za zindi populaire yaza kubira aho ngaho benezo bahari yamara kuba populaire cyane yamaze kuba ya rubanda hakazagira noneho uza akayiririmba neza yifashishije ibyuma ikaza kumwitirirwa ejo bundi ahangaha indirimbo yindi nayumvise nayo yari imaze kusa nk'iya rubanda kandi ifite nyirayo sinzi niba nagize nkubwira ibihangange ni yande ndabakundi ibihangange iyo ni ya Sentore Sentore amunze nakubwira bakayitsinga ariko yeretse gusohoka iririmbwa n'itorero rya Kayirebwa na Kayirebwa iririmba mazamuzi ko yamucyamu atari kuribuke ko iyo ngiyo ari ya muze masamba yese amubwira natwe twungamo nyene kumbuga nkoranyambaga tuti turayibuka tuyiririmba rwose ni imwe mu byatumye abashiki bacu n'abakuru bacu baririmbaga kandi rero umwe mu batinyuye nyine nabo banyarwanda batoye mvuze Sentore ubu ngubu Byusa tuvuga ubu ngubu ndibuka nk'iwacu yarazaga akabwira Ndori Jean de Dieu uwo ni umwe muri bakuru banjye akamukundisha harmonica accordeon nako na harmonica uwo ni Ndori yagera cyo yabona wowe tutaganya n'amatama na nitatu muherekeje vuba ngaha yabona ukacinya kadiho ati wowe uri wa Sentore
kandi koko akaba yagiye kwa sentore mu itorero ryo mu bya ibihangange byaririmbaga ya ndirimbo ndabikunda ibihangange urumva rero ibyo byose ayo zo ndirimbo za kiliziya umusanzu we mukuru arawukubwiye neza Gamaliel akukuzana nk'iyo ntuza nka ibyo bita ngo messe ordinaire messe ordinaire ni ikintu gikomeye iyo wumvise umubare wa katolika kubangana ukumva ibintu byari ibinyamahanga birakurwa ibyiza byabo biraje bigiye mu kinyarwanda bikozwe n'abanyarwanda ba Alfredi abo ngabo haje bakiga Sebakiga ngiye kumwitumya tuvuga Sebakiga na Byusa ntabwo turi mu rwego ngo tuvuga Alfred Sebakiga mu rwego rwa muzika y'u Rwanda naho na kera na kare bavugaga ngo umuhanga ninde kurusha undi n'ibiki bo ubwabo bari bazi ko nta urusha undi kuko Alfred Sebakiga mu rwego rwo hejuru bamwitaga le génie muhindure mu Kinyarwanda uko mushaka ariko Alfred Sebakiga abo babyusa abo base Kagame n'abandi n'abarundi bamwitaga le génie muzika ye nayo hejuru urumva tungole de génie byose rero ubwa mbere muri Kiliziya Gatolika bemeye ko abakristo bashobora kuririmba misa mu rurimi kavukire yari Kabgayi noneho nibwo ahimbye aho kuvuga kihiye ubwo niko baririmbaga mbere nuko na misa yose ikarangira mu Kilatini cyangwa kiriye byo mu kinyajana cya 11 mu Burayi nibyo twabyirukiyemo twaririmbaga isi yose noneho aho batangiriye uruhushya rwo kuririmba mu rurimi kavukire Byusa nibwo yahimbye ibisanzwe bya misa messe ordinaire de la messe niko bayita ubu abanyarwanda bari kutwumva twumve ko Byusa ari mu bantu bagize uruhare kugira ngo iyi misa baga mu rurimi rw'amahanga bayinyarwandize mbese mwana bayigira ikinyarwanda nkuko nababarenga yabo nabo bagize uruhare mu Burundi kandi urumva rero bakaba bafite ubwo babivugaga mbere iyo ni ya Byusa yo muzika ni ya Byusa tubabarire nyagasani Kristo twumvo tubabarire byarabirimbye kugeza imyaka icyo kintu kimeze nk'umuziki Byusa niwe wa mbere watangije nyine izo mu Kinyarwanda mu Kinyarwanda tubabarire nyagasani indi rero yoroshye kandi mugaragaza ni hasingizwe uwahozeho hasingizwe uzahoraho ubu ni Byusa hasingizwe utahinyuka niwima nimwe rurema ijuru n'isi yaremye byerekana amaboko ye nasingizwe mu ijuru rye nahabwe impundu na Mungu nasingizwe mu ijuru rye nka muzikologo rero ndakubwira ibyo niyanjyana navugaga ya gitore injyana bayita bundi rythme dactylique umuntu no kuvuga ibi nuko yayita musumba zose ni yarizwe mu Bagereki mu gihe cya Sofokle mu bijyana bya gatanu iyo njyana ta 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 hasingizwe uzahoraho n'ibindi rero n'uruje ndayigarukaho iyo ni injyana rero yakundaga kandi yarayitwanduje buhoro niba ari ukwanduza yarayibasize wibuke ko ari nyina wa Byusa
irimo indirimbo urujeni urayizi rero ubu nyibutsa ubwo ngubwo nanjye kunda nk'uburujeni we kunda nk'uburuza nazo ari burongo rw'ijoro ari burongo rw'ijoro nona nk'ungaya ntamati kunda nk'uburujeni nka ari mu miraro ya ruguru ari mu miraro ya ngiye kukubaza akabazo iyo ndirimbo yaririmbwe na Bizimungu Dieudonné n'umugore we niya Byusa numva se urujeni urujeni yari na mama we nyuma ariko uwayihaye Bikira Mariya arimba Bikira Mariya ni ntuza Bizimungu Dieudonné n'umugore we n'umugore we naho indirimbo yari yande niya Byusa ivuga aririmba igihozo cya nyina yavuga igihozo cya nyina ariko nuko yagiye aririmba buhoro ndetse na telefone iramuderanja ntitwumva iyo ndirimbo kuko ntayo dufite hari ifite wowe ra urujeni bwo umuntu yayishaka oya urumva hari bashiki banjye bazi kuririmba hari mwitwa Kagohire Therese ubwo ngo n'aba Florida bari abahanzi ariko barayizi uyu musaza ari kutubwiraho neza igitero tukavuga tuti nibura tuyumviseho sibyo dogita oya na yesubiramo aho ngaho sinaye kuko uyu muntu yatumye umuhamagaye yatumye hari yaje mu kirogo ya reka agusubirira mu cyo gitero na mikrofone umusubirira mu cyo gitero umusubirira mu cyo gitero gusa icyo ngiso nicyo dushaka gusa oya kuri mikoro donc yatekereje ko ari nko mu muhuro nyina ari mu muhuro ari umurongo noneho amuhimbira icyo gihozo kunda nk'uburujeni we kunda nk'uburuza nazo uri burongo rw'ijoro uri burongo rw'ijoro ngo namungaya ntamati kunda nk'uburujeni we ari mu miraro ya ruguru ari mu miraro ya ruguru aramurikirwa mariza kunda nk'uburujeni bigakomeza wumve kuntu ibintu bigenda nawe utanga ibyo adafite kandi koko na ise bene mpinga nubwo ndari muto gihe gitoya namubonye ari kumwe na n'urujeni yatungukaga ku irembo yasiga undi akamusanganiza imbyino hari urugwiro iwabo hari urugwiro ku buryo nibuka ko ubuhungiro nyogokuru asigaye ari wenyine urujeni abagabo bakubitaga abagore bari barabakunze abayisilamu baratuje ndaruzi mekanisiye bayita punda bivuze ngo aho ngaho hari urugwiro ari hagati ya bene mpinga n'urujeni babyusa urumva bazamukira muri ibyo ngibyo ukaza gusanga n'abagwaneza byusa rero urumva azamukira muri icyo kintu ari urujeni rwo kwa Karara ka Rwabugiri ari
bene mpinga yirahiraga kabare utagera mu nda habi ifite amateka nabyo ifite amateka kandi meza ndabizi utagera mu nda habi bivuze ngo Byusa rero urumva araririmbira nyina bikweretse ko kwari mbese nko yari nk'amata by'amavuta nyina nawe kuko yabaga yatwawe nawe akamusubiza muri iyo njyana. Padiri Eustache Byusa yasize inkuru nziza mu Rwanda mu gihe avuga ubupfura. Ni wa wundi nyine wavuze ku ndangagaciro y'ubupfura aranga imfura ukwisa agira ati imfura niyo muganira ntikuvemo, mwasangira ntigucure, mwagendana ntigusige, mwasezerana ntiguhemukire, yasonza ntiyibe, waterwe ikagutabara, yakira ntigusuzugure, wapfa ikakurerera. Ibyo nyumva benshi babivuga niwe rero nyirabyo. Aya magambo na ya Padiri Byusa ni Byusa nyine kuko yari imfura ubupfura bwari bumurimo noneho biramusaguka arabivuga vuga imfura cyane. Reka tugaruke ku bihangano bye. Hari indirimbo nyinshi za Padiri Byusa, hariho nk'indirimbo ivuga ngo tubabare nyagasani, yo ni yo yayihimbye bamaze gutanga uruhushya rwo kuririmba misa ku isi yose muri Kiliziya Gatolika, kuririmba misa mu rurimi kavukire. Noneho rero aho kuvuga noneho ubwe n'amagambo niwe yashyizeho ahindura mu Kinyarwanda ashyiraho muzika ye. Tubabarire nyagasani, bagasubiramo Kristo twumva tubabarire, tubabarire nyagasani, tubabarire nyagasani. Naho arindi urajya utubwira nk'izi ndirimbo utwibutse zarizo. Indi ya Padiri bavuga ni Imana nisingizwa mu ijuru. Iyo ni Gloria. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis Deus, niko bavugaga. Noneho rero ashyiraho mu Kinyarwanda na muzika ye niye bwite. Imana nisingizwe mu ijuru oya yo ni yundi Imana nisingizwe mu ijuru. Ntabwo yo nyibutse ariko ndayizi. Ndemera ko Imana arimo. Ndemera ko Imana ni credo. Ibyo bavuga credo, je crois en Dieu. Ndemera ko Imana arimwe. Ubu ni Padiri utera bose bakikiriza Padiri ushobora byose, waremye ijuru n'isi, n'ibiboneka n'ibitaboneka. Hari no kuntu baririmbaga ngo nemera Imana imwe da ushobora byose. Ibyo byaje nyuma bagiye bahimbiraho ariko intangiriro n'uyu. Noneho hariho nyir'ubutagatifu ubwo ni iyihe? Nyir'ubutagatifu ubutagatifu oya ntabwo sinyibutse. Hariho noneho indi ngo ntama w'Imana. Ntama ya Mungu nyuma muri 60 1960 Imana ijambo Imana ryasimbuye Mungu. Ubwo rero we iyo yahimbye ntama ya Mungu wowe ukiza ibyaha by'abantu, tugirire imbabazi. Bagasubiramo
ntama ya Mungu wowe ukiza ibyaha by'abantu Yesu duha amahoro. none mu zindi ndirimbo zo mu misa hari indi nanone dawe uri mu ijoro bavuga ko ari ya Padiri Byusa, nubwo ni iheyo dawe uri mu ijoro izina ryawe ryubawe ingoma yawe yogere hose icyo utegeka kijye gikorwa munsi n'ibindi. hano bari kuvuga ko nyine ngo yazanditse muri 58. Hari nanone indirimbo bavuga ngo Mariya nyina wa Yezu yo muri 38. Mariya nyina wa Yezu ni Mariya nyina wa Yezu wabaye n'umubyeyi wacu tabara abana bawe bose bagukunde bagukorere ntiyigeze gusa natwe abantu babukanye icyaha n'ibindi. naho inyange yerade iyo ngiyo yararimbwe cyane yarakunzwe. inyange yerade Mungu Patri yatoye umuhire watubyariye umugisha tumurate mu bantu tumwogeze hose icyo Mungu yakunze we wacyangute. naho dore umutako mu bakobwa dore umutako mu bakobwa dore urugero mu bagore dore inyenyeri yobora ni Mariya umutoni w'Imana. none hari ab'ijuru baririmba sinibuka ijwi rya direct ubwo se turabirangiza ni byinshi cyane nikuye ntawe twabirangiza no gusogo yewe ariko urumva rero hari ahantu bakunze kugaruka ngo ibintu bya liste Byusa si wa wundi wo kuza gukora ngo yakoze ngo gukora album. Urumva yari afite imirimo muri kiliziya, yari afite yo kwigisha agatoza abo ngabo, yarazaga akigisha abakristu akabaryohereza abazaniye amasengesho mu rurimi rwabo, akaza kuyaryoshya ashyize mu ijwi ryabo, akaza kubasanga mu ngo zabo bakabagusha neza, haba hari indirimbo imuzamutsemo akaba yaririmbana nabo cyangwa hamwe n'abana. Naho ngaho rero umwe wese afite burya umuhamagaro. Niba umwe ashatse gukora liste ngo za album abandi bashobora kuzikora, ariko mugenzi wanjye abikubwiye neza Byusa yakoreye kiliziya, yakoreye abanyarwanda. Mu gusoza noneho ikiganiro cyacu sinzi ikintu muze haragiye kuvuga kugira ngo tudasoza ikiganiro dusoze. Mu gusoza ikiganiro iki kiganiro NYIRINGANZO no kugira ngo dusigasire amateka cyane cyane n'ay'abahanzi by'umwihariko ndetse n'ibihangano byabo, ariko dukomeza kubavuga tubabwira abantu tuvuga ibyo bakoze kugira ngo batibagirana. Mubona ari nk'iki gikwiye kugira ngo Byusa atazimanga atanakibagirana, kandi hari umuhanzi nk'uyu nguyu wakoreye igihugu agakora sosiyete y'u Rwanda ndetse n'isi yose muri rusange? Igikuru cya mbere kuri bwanjye ni nk'icyo ukoze, bigushimire n'abandi bamuzi banamumenye imbere yanjye, nabo n'abamuzi cyane aviateur nduje imyaka yaraturemye. ntabwo twavuze abo yahereje iyo mpano iyo nganzo ye. Hari nka Gaburiyeli Kabengera Save
mu seminari Kabengera twavuze amateka ye nubwo wenda atarahagije ni bikeya ahimbye duke ariko zirahari nyinshi cyane ariko kumvamo ya mihimbire ya Byusa. Uwo ni wa mbere umuhanzi nawe wakomeye kubera Padiri Byusa, kubera ko yakunze Byusa agakunda imihimbire twavugaga nyine undi wigishijwe na Byusa ni Solvia Muremye baririmba bibuka iyo Choeur Internationale iyo yagize umunsi mukuru wo kwibuka abahanzi b'ingenzi kugira ngo batazezimira icyo gitekerezo cyaje na mbere aribo Alfred Sebakiga, Byusa, Cyprien Rugamba, Solvia Muremye na Boniface Musoni ndumva arabo yenda hagati abo bongeyeho abandi zari simbizi ariko Solvia Muremye nyine ari mu bafite bagize uruhare cyane muri muzika cyane yo mu kiliziya ariko yagize icyo akomora kuri Eustache Byusa. Undi ni utazwi kandi utarahimbye nyinshi ariko Byusa yigishije mu byo gucuranga nibura no umupadiri ntabwo yamenyekanye cyane witwa Charles Kabaka wabaye ku Nyundo. Yewe ndamuzi uko namusimbuye mu seminari nkuru Nyakibanda mu gucuranga mu kiliziya. Yahimbye indirimbo za mbere na mbere bahereyeho i Roma imaze gutanga uruhushya rwo kuririmba misa mu kiliziya mu ndimi kavukire. Hariho abagiye bazumva baziririmbye bari mu myaka 50 n'indi irenze. Twaje twese Nyagasani kugusenga n'ibindi yahimbye n'utundi wo Charles Kabaka. Abo ngabo abandi ni hanze yagize rero icyo kintu. Yewe hari ukuntu batwigishije gusobanura muzika gakondo ngo ni ukuyisobanura muri gamme majeure mineure. Bamwe ntababizobereyemo abakurikirane bene ibyo barabyumva. Gamme majeure y'ibyishimo na minere ngo yubare yubabare. Noneho mbimubwiye muri 55 duhuriye Icyahinda ambwira ni muzika yaciriye ahangaha mu nzira mubwira ibyariho bivugwa ari n'abazungu ari n'abaki mu nzira ya Gihogera. Aravuga ati nukubyitondera. Yavugaga make ntabwo ari wa muntu warondoguraga urabigishwi kwa kundi ko yagize ati nukubyitondera. Kuva ubwo nahise ndeka iyo nzira ya Gihogera yasobanuraga imiterere y'ijwi rya muzika gakondo. Amahirwe nuko nari nsanzwe nzi ko hari indi nzira bita system ya mode. Niyo rero kuva ubwo niyo nakurikije nayitanzeho ibiganiro naranditse mu nama mpuzamahanga Congrès International de Musique mu Budage muri 80 tanzeho ikiganiro n'umuye na perezida wa Congrès nayanditseho n'ibindi. Urumva ko yagize uruhare mu gusobanukirwa na kamere ya muzika yacu. Igitabo kiriho Inteko y'Umuco n'Iyigifite. Igitabo cyitwa Patrimoine musical du Rwanda, musique traditionnelle. Ubwo niki wagitangaza bizafasha ariko urumva gusobanura ijwi ni Byusa. Ariko urumva nanone akubwiye gukusanya ari indirimbo ze cyangwa noneho n'izindi yagizemo uruhare. Hari ibiganiro nk'ibi ngibi
kandi twe twenyine tumuzi burya komite ikora ikoranye ushobora nanone kuzahura n'undi muntu akakubwira aranamuzi ndetse kundusha ukamuganiriza nicyo bucukumbuzi buvuze ugashobora gusanga noneho n'ufite indirimbo ye kandi w'umuhanzi akaza kuba umwana akaza kwimfura akayikubwira yose ariko burya ibintu bigera aho bihera n'ahangaha ntihagire uko hasa kuba mutekereje dutanga ikiganiro kuri we nk'uko twabigize ku bandi kuko twifuza kuzabikora n'abandi kuko burya kumwibagirwa ni uguhemuka ikindi no kumuha ibiribye kumusubiza ibiribye iyo ndirimbo ibisiza n'imisozi tutazi uwayihimbye kandi wavuze bigaragara neza ko ari we wayihimbye nakuze ariko mbizi ariko iranditse sindumva undi muntu iranditse amanota yo mu gatabo kitwa turirimbe twarayanditse kandikiwe Munyakibanda muri Cercle Saint Paul mu 1958 n'amanota n'igihe wayishyizemo wayanditse n'amagambo yose n'ibindi abantu basubiramo ibihangano amagani nk'ibya Byusa ubundi basaba n'uburenganzira bakwiye kubwira nde byakagombye kuca mu yihenzira kuko hariho nk'abantu bazumva iki kiganiro bakavuga ngo ariko ngo nanjye bazasubiramo indirimbo ya Byusa cyangwa nk'izo zose urumva bifite amategeko ubundi binyuramo sindi umunyamategeko sinacyo najyanzanye hano kandi sinajye nyine ufite icyo mfana na Byusa ariko ubundi nk'umuntu nanjye umushakashatsi ikintu kigira nyiracyo kuza kukinoza cyangwa kugifataho kugishingiraho kugira ngo uhange ibindi aribyo tuvuga ngo ni inspiration ntibigira uko bisa umushakashatsi mwiza ashakisha hirya no hino ariko uteka aho wavomye ukahibutsa uti bindabikesha kanaka bindabikesha kanaka nk'indirimbo turazizi nyinshi zaririmbwe na za orchestre zo mu mahanga sinzi niba ujya wibuka indirimbo za Simon and Garfunkel baririmba The Boxer baririmba nuza The Sound of Silence n'indirimbo zidashobora gusaza waba uhagaze waba ugenda muri gari ya moshi waba uryamye urayumva ukumva urashaka kuyiririmba bivuze rero ngo hari n'abandi benshi n'abana bagiye baziririmba icyo gihe barayiririmba ariko umuntu wese akaza kwibutsa yuko ati ni yakanaka akibutsa ko ari yakanaka noneho byagiye ku masoko bigatangira kugurishwa bigatangira gucuruzwa ubundi hari amategeko abigenga bivuga ngo harya ko nyir'ubwite atakiriho abe hari icyo bagenerwa aho simpajya kuri jyewe igikuru ni ukugira ngo umurage uwo murage na nyirawo tuzirikane kandi si kuri Byusa gusa nakubwiye ko navuze na Sentore kare kandi iyo mvuze Sentore iyo mvuze Padiri Eustache Byusa iyo nkuko yavuze base bakiga n'abandi ni ukuvuga ngo nuza ukaza gukora ikindi mbese version yindi ariko wibutse original nyirayo hari no kwigana ni niyo version kwigana hari abamwigana rero nikizira kwigana ariko ikibi ni ukwigana maze ukerekana ko ari ibyawe mukiyitirira ubwo hari icyo twigize tuganira cyane muri ibi biganiro tubona ko hari indirimbo z'abahanzi ba kera zagiye zisubirwamo ariko nkibaza impamvu abantu wenda niba indirimbo ijya kuri YouTube adashyira mu dukubo ngo indirimbo wenda yitwa wenda ibisiza n'imisozi yarimbwe wenda na Emmanuel wenda agashyira mu dukubo atari ko hoteli original ni ya Byusa original ni ya kuki abantu batabikora bumva byabatwara icyundi ibyo ngibyo ariko biri mu nzira ibyo ni ibya scientifique ni ibya gihanga iyo nzira rero uwo mugendo wa gihanga urasa n'ugenda uzimira kubera indonke zindi ziri mu buryo bwo
gushishura burya abanyamakuru namwe mugira uruhare rwanyu naho ngaho namwe muhamenye muraza mbere yo kugira ngo yishyire aho ngaho bisakaze ukanibutsa uti ariko rero nubwo mubona bigize gutya abanyamakuru dufite bo muri iki gihe hari igihe usanga ari nabo ari urubyiruko ari batoya batabisobanukiwe bakagira ngo ega no mu itorero n'itorero ni byiza ariko bimubaza uruhare mu itorero kumenyereza abantu yuko guhimba ari byiza guhanga ari byiza kwigana bishoboka ariko nanone kugira ubupfura bwo kwibuka ba nyiri ibintu. Arakoze cyane, reka tubashimire cyane kuba mwitabira iki kiganiro Nyiringanzo. Imana ibaho umugisha mu by'ukuri. Yego, namwe murakoze cyane. Twizeye yuko iki kiganiro kizagira byinshi abantu bazamenya kuri Byusa. Ndakeka nta handi narakibonye wenda kimuvugaho ku buryo bw'umwihariko. Ubwo niyo mpamvu navuze nti uyu muntu tugomba kumuvugaho tukamenya ninde wahimbye izi ndirimbo, uyu muntu ari mu ntoki. Ariko ni byiza cyane umuntu yabyishimira kuko mwatekereje kumbaza, ariko nanjye ngira nti mwabaza wumvise neza ukuntu tubungura ibyinshi umuryango aho wari uri aho umuryango n'ibiki nuko babanye no hanze mu buhunzi n'ibindi uko amuzi. Yahimbye n'indirimbo yewe yakoreje umurenzi utaha inkotanye ikoreje y'ubujumbura Saint Esprit Saint-Esprit kuko kera niyo yitwaga college aho ngaho yigishije muziki. Yararimbyeho ngo kimusaza wamuretse tukumva indirimbo. Reka tuhumve ngaho nyibutsa usanga n'ahandi twayibonye ngaho irazwi ariko aho hantu ariko abazumva iki kiganiro barimo kucyumva gato ari uko muri ntabwo nyizi yose duciye amarenga inkotanye uzabaze indirimbo izwi n'abandi kugira ngo tuzabegere. Nakubwiye abapadiri bamwe barezi bite bari icyo kintu Byusa yigishaga bari batoya. Ababaye Bujumbura barayizi muri kuri barayizi kare nakubwiye nubwo atari Bujumbura ariko azibya akoresha cyane. Tushobora kuzajya kumva yasohotse. Nakubwiye Padiri Karekezi, uyu muntu wayivuze. nakubwiye Padiri Auguste Karekezi, nakubwiye ba Padiri Theoneste n'umujesuite ikoresha ni yabo. Nakubwiye Padiri Martin Mudenderi abo nakoresha ntabwo bari kureba ikibaga bagahangaha, abandi bari kuri Kristus. Mudenderi ireme hakaba n'abandi bihanganye byinshi byiza muri Kristus Bihanganye bakuze barahunga barimo n'abamuramira n'abandi benshi cyane kuko yari college des élites niko bayita. Bivuze rero ngo nk'ibi bijyanye na Saint Esprit naho hari ivomero, hari ishakiro ariko birumvikana ko nkuko ni save none wigisha save naho aho save wigisha save ni muziki nawe yatoje naho ni ishakiro rindi. Mwakoze cyane n'ukuri kwitabira ndetse no kwitanga no kumara umwanya ungana gutya. Imana ibarinde kandi mwakoze cyane Prof ndetse nawe Dr.